gusa kanseri bayita ko ari indwara chronique ni ukuvuga ngo baba batekereza ko ushobora kugira ahandi yongera gufata bivuga ngo buri mwaka bagomba gukora controle gusa nkagenda bakareba hari ibizamini bankorera bakareba ko nta kibazo ufite bagasabwa nta kibazo ufite. Twongeye kubasuza inshuti za Family Focus TV, turanabashimira barangije gukora subscribe, abadukurikirana ibiganiro byacu, tukanabakangurira kandi abatarabikora gukomeza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kubageraho. Uyu munsi twafitiye umutumirwa udasanzwe, ntabwo tumuvuga, reka tumureke abibwire. Murakoze, mwaramutse neza mwese abakurikira uru rubuga. Nitwa Nsabimana Oda, mfite imyaka 59 y'amavuko, maze imyaka 17 mfite kanseri y'ibere. Mfite kanseri y'ibere. Iki nicyo wenda afite ubuzima burebure, urumva afite imyaka myinshi, ariko reka twibande cyane kuri iki kintu cya kanseri y'ibere. Aratubwira muri make uko yamenye ko ayirwaye, uko yabyitwayemo, imyaka amaze, ndetse wenda intego nyamukuru y'iki kiganiro ni ukugira ngo aduhe n'inama abandi badamu cyangwa se abandi bakobwa muri rusange uko bashobora kwitwara muri iki kibazo cyangwa se uko bashobora kwisuzumisha. Uratangira utubwira wamenye ko urwaye kanseri y'ibere ryari? Murakoze, namenye ko ndwaye kanseri y'ibere muri 2003, hari mu kwezi kwa 8 ndabyibuka. Nari mvuye mu kazi kanje jewe ndikorera mbumba amatafari, hari mu gihe cy'izuba nari mvuye kubumba amatafari kwa kundi umuntu ataha ananiwe. Ngeze muri salo nsanga abana bacanye televiziyo, ndicara televiziyo yaka nta muntu uri wikurikira, nsanga ari ikiganiro cy'umuganga witwa Dr. Gatsinga, aravuga ngo abagore bageze mu myaka 40 ngo bajye bakurikira ngo mubere yabo kenshi tubyumba turimo dushaka kuba turimo kanseri. Nibuka ko nayimaze igihe ntibuka nanjye narigeze kumva afite akabyimba mu ibere, nongera kugakoraho numva karacyahari. Hari ku gatanu mbona icyo kiganiro, hanyuma kuwa mbere ndabyuka mu gitondo njya kureba Dr. Gatsinga yakoraga kuri polyclinique yitwa Carrefour hano Rwandex. Ndagenda mubwira ko nakuri iki kiganiro cye, mubwira ko najya kwabyimba nakumvise. Arangira avuga ati reka turebe, ndamwereka ibere, aravuga ati ndabona atari kanseri, kuko kanseri ifite ibimenyetso bimeze gutya na gutya, atari ko kugira ngo tube sure ko atari yo, reka dufate biopsy tujye kuyipima. Bamaze kuyipima rero nibwo basanze afite kanseri y'ibere muri 2003. Ese icyo gihe wenda hari uburibwe budasanzwe wumva gufite? Oya, nta buribwe budasanzwe, kuko kanseri ntabwo iryana. Iyo ukiyirwara ntabwo iryana, iyo ugeze urwego rwo kuryana kwayo ibigeze ku rwego rubi cyane rurimo mu nzira yo kukwica. Wenda se ubundi muntu n'ubusanzwe ibere wumva harimo utuntu tumeze nk'utubyimba tumeze ukuntu, ubwirwa n'iki mu by'ukuri ako kabyimba? Wakabwiwe n'iki nkawe? Jewe nababwiye ko nanjye nakabwiwe nuko nabonye televiziyo, ariko ubundi kenshi nyine abagore bafite nk'udutugunyo, kandi utwo tugunyo twinshi ntabwo ari kanseri, ariko kugira ngo umenye ko ari kanseri nuko ugana abaganga. Hari uburyo rero bwo kwisuzuma busanzwe mbere yo kujya no kwa muganga. Icyambere ugaturgunyo gatandukanye n'utundi duturgunyo, kuko ko karakura. Uduturgunyo dusanzwe tw'abana b'abakobwa cyangwa tw'abadamu ntabwo dukura, ariko ko kagenda gakura. Hanyuma iyo ubonye kagenda gakura rero bigusaba kujya kwa muganga. Twebwe nko kuri jewe hari intego mfite, ariyo njya mbwira n'abandi bose, iravuga ngo ikunde, numara kwikunda wimenye, hanyuma wisuzumisha. Vuga ngo iyo wikunda akantu kose kaje ku mubiri wawe uragira ate urakabona. Bari mu Kinyarwanda ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Rero ugomba kwikunda. Iyo wikunze rero bigusaba kureba umubiri wawe. Iyo ubonye hari akantu kaje kadasanzwe, ntabwo ukagumana ujya kureba umuganga. Cyane ndabwira abadamu, abagore dukunda kuba beza. Iyo haje nk'akabuto mu maso urakabona ukagakurikira buri mwanya ubaza bakanagaki. Rero no ku mabere yacu tugomba kuyareba umunsi ku munsi, tukareba ko nta kintu cyahindutse.
hanyuma ubona hari ikintu cyahindutse ukajya kwa muganga, abaganga bonyine nibo bashobora kuvuga ngo iyi ni kanseri cyangwa ntabwo ari kanseri. Noneho urisuzumishije ibisubizo biraje usanze ni kanseri, wabyakiriye ute? Byari bikomeye cyane. Hari muri 2003, icyambere cyo navuga nuko nta buvuzi bwari buri mu Rwanda bw'iyo ndwara. Icyambere amahirwe nagize nuko nasengaga, nicyo kintu cyambere cyamfashije. Nari umurokore, narasengaga, nuvuga ngo bamaze kumpa resultat bazimereye hariya kuri Rwandex, nsengera muri Zion mu Gatenga, ubwo nazamutse njya mu rusengero. Njya nibaza nanjye uyu munsi impamvu imodoka zitangongeye mu muhanda, ntabwo njya nibaza uko nambutse umuhanda. Icyo nzi nuko nageze mu rusengero nsanga bariho barasenga, bavuga ngo barasengera indwara zidakira. Icyo nakoze nakubise urushyi ku munwa, mvuza induru, ndataka, ndarira, baraza baramfata, ubwo ntangira urugendo rukomeye. Urwo rugendo rukomeye byansabaga kubibwira umutware, byansabaga kubibwira abavandimwe. Ndibuka ko nahamagaye muri umuntu yakoraga aho hafi, ngiye kubimubwira habahinje undi muntu tuziranye tudaceceka sinavuga. Ubwo nanga gutaha mu rugo hari nka saa 7, ndavuga ngo singera mu rugo, abantu nari ntuye Kabuga, nisingera mu rugo abanyakabuga bambona ko ngiye gupfa, ndavuga ngo ndataha bwije. Ubwo nibwo nagiye mu rugo nijoro, natashye bwije, ndagenda mbanza kujya kubibwira umudamu dusengana, yari umama mukuru, ndabimubwira, arangije nawe abura icyo kumbwira, avuga ati reka dusenge. Nari mfite abana bakiri bato, ndabyibuka, umwana wanjye muto yari afite imyaka 2 n'igice, umukuru afite 12, abana 4. Umva abandi bari mwaho hagati. Wenyine nagiye nsanga bari muri salon na papa wabo, ndinjira njya mu cyumba, papa wabona ko ntameze neza, araza arambaza, ndabwira basanze ndwaye kanseri. Ariko ubwo niva kwa doctor arambwira ngo niba ufite ubushobozi wajya kwivuza hanze. Ndambwira ngo nta bushobozi mfite kuko amafaranga mfite azatunga abana banjye. Iryo joro ntabwo naraye nsinziriye, twaraye twicaye. Niko ko hageze amasaha 8 y'ijoro, anjyana kundi mama twasenganaga, niwe wageze kumfasha no gusenga. Hamwe n'amahirwe rero habe no gusenga, ngira Imana leta iramvuza. Kuko mu Rwanda ntabwo byari byoroshye. Byagenze gute rero wenda abavandimwe babyakiriye bate tukira aho mu muryango bo byagenze? Ari abavandimwe, ari umuryango, ari inshuti. Mu Rwanda bivuze kanseri uvuze urupfu, abantu bose babonaga ko napfuye. Wabonaga nta n'umwe ufite, nibuka ko mama w'inshuti yanjye narebye ubwa mbere ngo ati rero reka tubwire abantu bose bateranya amafaranga hanyuma ujye kwa muganga. Ndambwira umuryango wanjye ndawuzi, nta bushobozi bunini ufite, ariko kandi kuvuga ngo ugiye guteranya amafaranga kujyana umuntu wa kanseri kwa muganga ntabwo babyumvaga. Bumvaga nyine ko ngiye gupfa, ko wese yarazaga akandiba akarira, wese akandiba akarira, babonaga ko mpfuye nta kindi. Ubwo rero noneho urugendo rwo kwivuza rwaje rutewe icyo gihe, kandi ko kuri kutubwira uti nta mu Rwanda nta n'ubwo iyo ndwara yavurwaga, ni muri 2003 turanabyumva. U Rwanda rwari rukiri muri bya bibazo bya kera, ibintu bitameze neza. Byagenze gute kwivuza? Amahirwe ahari ni uko hariho ikigega cya leta kivuza abantu mu mahanga izo ndwara zidakira. Ubwo rero hari umuvandimwe wanjye wakoraga muri Minisante, wari uzi yuko icyo kigega gihari. Byabaye ngombwa ko ajya gusaba ministre, aramubwira ko afite umuvandimwe urwaye, Minisiteri y'ubuzima bemera kumvuza muri Kenya. Ubwo leta yantanzeho hafi amadolari 10,000 muri 2003. Kujya muri Kenya rero kwa muganga nabwo rwari urundi rugendo. Nibuka ko ngenda naravuze ngo ndagura itike yo kugenda gusa, singuriye kugaruka n'imfa bazagaruze gutwara nabo umurambo wabo. Naragiye ngenda nzi ko ngiye kugwa mu mahanga, nabwo Imana urakoze ko nagiye kugwa mu Rwanda, kuko abantu bose baravuga ngo ruse ngo udarapfuye, ngo nakwakuntu yarakomeye, ko nari umugore ukomeye wirwa njya gushaka amafaranga. Abantu bose nyine bagatangira gutekereza urupfu rwanjye. Ndavuga ngize Imana ntabwo nzagwa mu Rwanda. Ndagenda rwa mbere ngiye mu ndege, njya mbyibuka. Ubu njya ngenda nkomeze neza, ubwo navuze nako iki kidege kigeze hejuru cyamanutse kikubita hasi ngapfa. Nibuka ko ndi kumwe n'abandi bantu bavuga Mana ntibapfe, reka jewe nzapfe jyenyine, ariko ntabwo akugwa merategereje yaba cyari gihanutse kikubita hasi ngapfa. Mba ngengeze Nairobi, ndi jyenyine ndarwaye, nta cyongereza cyinshi nzi. Icyo gihe wari utarumva ububabare? Uya ntabwo nari nakumva. Jyenyine icyongereza, igiswahili gikeya, kwiheba. Ako by'amahirwe hari abantu b'inshuti zari z'inshuti zabo bansabiye kwivuza, bari muri Kenya, baza gufata ku kibuga. Ngeze mu cyumba rero cy'ibitaro ndavuga Mana urakoze, ngiye kuzapfira hano. Nagenda ryamye, kuko naryamye iminsi 3, nta kintu nywa nta kintu urya, naracecetse gusa, numva nzapfa. Kwa kundi kuryama
bakanzana icyo kunywa singifate bakavuga ati humura nta kibazo twari twabona ufite arakora ama examen yose gako umunsi wa gatatu naryamye ndarambya nk'umuntu wapfuye mera nk'uwapfuye nyine nkora ko kundi umuntu yapfuye amera ndangije ninjye urwara numva ndacyababara mbitangiye ko nazanye Bibiliya mfata Bibiliya ko nasomye Zaburi 117 ku murongo wa 18 ngo sinzapfa nzarama mvuga ibitangaza Imana yakoze bitamagukana imbaraga aho ntegereza ko bazana ibisubizo ubwo nyine kwa muganga babonye ko baje gusanga ntibitagaragara ko hari ahantu hari kanseri bantu bagaruka mu Rwanda gushaka ako u Rwanda bari wapimye nsubiye basanga harimo kanseri bangomba ko bankura ibere yego ubwo bagukuyeho ibere uragarutse urumva ese urezita icyo gihe wenda amaze gukuraho ibere bakubwiraga ko bimeze gute barambwiraga ko kanseri yanjye yageze kuri stade ya 2 bivuga ngo kanseri igira ahantu itangirira na amasere yidevelopa nabi akazana akabyimba rero stade ya mbere kaba kakiri kakabyimba kari hahandi kafatiye hanyuma stade ya 2 ibitangiye kugenda ikwira ahandi umva ari maze kuva muri kakabyimba igeze ahandi ariko itaragera kure kuko kanseri yageze kure ahubwo ngeze kuri stade ya 4 cyangwa ya 3 twaka maze kugera kure ku buryo kuyivura biba bitoroshye yego wumvaga se noneho wenda ufite icyizere cyo kubaho noneho njya kugira icyizere cyo kubaho njya mbyibuka twari mu bitaro muri Kenya harimo abandi banyarwanda benshi barwaye izi ndwara zidakira none kwa kwiheba kwanje abayitumi bakamubwira ngo hariya mu kiriya cyumba ngo undi mwana wa Kagame twitanga abana ba Kagame ko twavuzwaga n'igihugu ngiye kumureba nsanga ari umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi wacitse akaguru ndavuga ngiye ko ndi mukuru maze no kubyara 4 kubera iki kandi mfite inshingano zo kurera abana kuva uwo munsi nibwo navuze ngo mfite abana baracyari bato kandi ndumva ashaka kubarera niko ko nazamuye isengesho nicyo kintu cyampaye imbaraga nasabye Imana ibintu bitatu ndabibwira Mana niba uzi ko nzapfa witunyica ubu ntararwara igihe kirekire ngo ndambirane niba uzi ko nzabaho ndashaka umunezero kindi ndashaka imbaraga nk'izo ziruta izo nari mfite ntararwara kuva uwo munsi ndahaguruka kuva uwo munsi ndanezerwa ntangira ubuzima utangira ubuzima uragaruka se usubira mu kazi cyane niko ko banteraga chimiotherapy ni imiti bavuza abarwayi ba kanseri inshinge batera zitazikuraho umusatsi zitera iseseme umuntu akaruka ziraguhindura ubwo bagomba kuntera urushinge buri minsi 21 naragendaga Nairobi bakantera namara iminsi 3 bamaze kuntera ngafata bisi nkaza Nyabugogo ngahita nigira amatafari ko mbumisha amatafari n'ubu hanyuma ngira ngakora ya minsi nayirangiza ngongera ngasubira Nairobi yego ibyo byose wenda byari kuri charge ya leta n'leta yakwishyurira byose ni leta yabyishyuraga ukumva ufite imbaraga ugakora njye nibaza ko hari abantu bajye banambaza ngo ese imbaraga ugira cyangwa warya kira kibazo kuriye hehe njya niko nari maze kuba determine nuvaga maze kukwishyiramo intego mfite imbaraga nazifite kandi nyinshi n'uyu munsi ngira imbaraga nyinshi ninya nibaza mu buryo n'ubwo nzigabanyirizaho bafite imbaraga nyinshi sinzaho zavuye ariko ndazifite kandi narazifite icyo gihe ubwo hashize igihe kinini cyo by'ukuri urwaye imyaka 17 ubu se hari traitement zindi gifata byararangiye bimeze ya nta traitement mfata gusa kanseri bayita ko ari indwara chronique nuvuga ngo babatekereza ko ushobora kugira handi yongera gufata bivuga ngo buri mwaka bagomba gukora control gusa nkagenda bakareba hari ibizamini bankorera bakareba ko nta kibazo ufite bagasanga nta kibazo ufite kuri ubu wenda kuri iki gihe hari abamama bumva kanseri cyangwa se wenda bakumva nta nubwo bibareba inshuro nyinshi akabimenya byamugezeho wababwira iki cyo nabwira abagore b'abanyarwandakazi aha nagira nongereho ko n'abagabo barwara kanseri y'ibere ariko ntabwo ari benshi nko mu bantu 10 barwaye barimo umugabo umwe kuko nawe afite kare akantu kasa n'ibere rero icyo nabwira abagore nuko bakwisuzuma bakwikunda cyane navuze kare banza bakikunda yo kwikunda rero no kugira ngo buri kwezi bajye bareba amabere yabo arebe forme ibere rye rifite uku kwezi arebe uko imoko ihagaze areba aho ibere rye rireba ukwezi uri gukundi gukurikira nabwo yongera agira ate yongera rirebe hanyuma nabona akantu gato yakahindutse kuri iryo bere ajye kwa muganga icyo nababwira benshi bagira ubwoba abenshi jya mbwira ngo ngiye sinajya kwa muganga ngo babisanze rwaye nahitamva icyo nababwira uko bajya kwa muganga amahirwe dufite mu Rwanda ubuvuzi burahari ikanombe barahari ku byangombwa byose bikora Faisal birahari Butaro birahari uyu munsi gendwa nta bwoba byabatera bamugira batera bakwireba kuko kanseri bimenye kare ubaho ariko bimenye utinze byararenze urugero yaguhitana usibye se wenda n'abagore abana b'abakobwa bakiri batoya bo iyo kanseri bayirwara
kera mu bushakashatsi bwari bwarakozwe bavugaga ko abantu bayirwara cyane guhera ku myaka 40 kuzamuka abagore, ariko muri iki gihe kubera ibintu bihindagurikire y'ibihe n'abakobwa bato twe tw'abakobwa bafite imyaka 20-25 nabo bagira bate bayirwara. Nkavuga ngo nabo rero batangira kwireba, batangira kureba amabere yabo, hanyuma babona hari ikintu gihindutse, ikintu kitari gisanzwe, bakajya kwa muganga vuba. Yego wenda dusa n'abasoza, hari igihe umuntu abenshi bamenya ko bafite indwara bagahita bacika intege bakiyanga, abenshi banahurwa no kwiheba. Niko tubibona ku bantu baba bafite indwara ziri chronique. Babagiriye inama babyitwaremo bati ndagira ngo abantu bandeba bareke gucika intege. Jewe ubwo mvuga chronique, mfite iyo cancer, mfite diabete, mfite hypertension, ariko ntabwo nacitse intege. Icyangombwa no kubuzi intego zawe. Igihe cyo njya mvuga n'ibitari izi ndwara birica. Habona ngo ugende inama nabagira n'usanzwe urwaye iyo ndwara no gukurikiza gusa inama za muganga. Hanyuma ukagira imirire myiza, nicyo kintu gikomeye, ukarya neza. Aho iyo mvuze kurya neza, abanyarwanda bahita bumva ibindi, ntabwo ari kurya amafiriti, ntabwo ari kurya inyama, ntabwo ari kunywa inzoga, ntabwo ari isukari nyinshi. Ni ukurya ibyo kurya birimo intungamubiri zihagije, ukarya imboga nyinshi, ukarya imbuto nyinshi. Imboga turazihingira, imbuto turazifite, hanyuma ukarya n'ibindi byo bitanga imbaraga biri mu rugero. Hanyuma ugakurikiza inama za muganga, hanyuma ukagira kwizera kandi ukagira intego mu buzima. Buriya iyo umuntu afite intego mu buzima nta kintu kimwe kimuca intege. Njya nibuka ko intego nayo ifite nyimara gushaka mbyara, navuze ngo abana bagishaka ko baziga neza. Ko njye ntabwo naragize amahirwe yo kwiga neza, ko njye nakuriye mu mahanga ndi impunzi, sinagira amahirwe yo kwiga, nabwo ngo ndashaka ko abana banjye baziga amashuri yose nize. Rero kubera iyo ntego ijya imbaraga, ndakora nta ntege ncika, kandi abana bariho baragenda biga, bariho baragenda babirangiza, kandi ndumva ari byiza. Rero nabagira inama yo kudacika intege. Hari abashobora kubyumva ubu bakavuga bati wowe wari ufite ubushobozi, biri kuvuga n'ibyana bafite ubushobozi kuko iyo gusuzumisha izo cancer n'ibiki n'izo ndwara zitandura byose ubabwira icyo abo ngabo. Ubushobozi navuze ko ntabwo nari ifite icya mbere, navuze ko navuzwe na leta. Hanyuma uyu munsi ubuvuzi mu Rwanda burahari, hanyuma uyu munsi hari mituweli. Umuntu wese, umunyarwanda wese udafite assurance yindi afite mituweli. Nanjye nta yindi assurance mfite mituweli, ariko ufite mituweli ujya kuri centre de santé bakaguha transfer, ukajya ku bitaro bakagukorera ibizamini byose bigomba, hanyuma ukagira bite ukivuza. Rero icyangombwa buriya gushaka niko gushobora. Iyo umuntu afite gushaka ibintu byose birashoboka. Wenda se watubwira kanseri irandura ubusanzwe? Oya tuvuge uri wegeranye n'abantu bagira ubwoba bagenda bisuzumisha. Oya, kanseri ntabwo yandura. Kanseri ukurikije ubushakashatsi bukorwa ntabwo bamenya neza cyane uko ahituruka, ariko ikiriho nuko urashobora kuyigira atayandujwe n'undi muntu we yegeranye n'umuntu cyangwa basangiye, ntabwo ashobora kuyandura. Gusa iyo umuntu yayigize nk'ubugiye ko nayirwaye, abankomokaho bashobora kugira ibyago byo kuyirwara. Ntabwo ari hereditaire terke umuntu niba nyifite abana oya, ariko bashobora kugira ibyago byo kugira gute byo kuba bayikira, ariko kanseri ntabwo yandura. Wenda umaze kumenya ko wanduye, abana bo babyitwayemo bati cyane ko bari bakiri n'abato? Maze kumenya ko narwaye, abana banjye byabakozeho, kuko ntabwo ko abana banjye bangana, nk'umuto yari afite imyaka 2 n'igice, umukuru afite 13. Buri wese yagiye agira uko bigaragara cyane. Umukuru we byatumye yabanje kunanira. Umukuru yabanje kunanirana muri iyo myaka, ndi kwa muganga, yabaye umwana indiscipline, ariko by'amahirwe abivamo, ariko ahita avuga ngo aziga ubuganga. We n'umuganga byaravuye. Abatoya rero 2 nibo bagize ikibazo kubera n'abaturanyi. Nibuka ko umunsi umwe umwana wanjye wa 3 yakoze anniversaire, tubagira gutumira umwana w'umuturanyi. None bageze ku ishuri asanga umwana yabwiye abandi bana ngo bari abakobwa barirata kandi ngo bazapfejo, ngo afite ibere rimwe. Ari bucura, ari na mukuru we, agahinda karabica. Ntashye nimugoroba asanga bababaye, barakaye, na papa wabo yarakaye, ambwira ngo umwana ntazongere kwinjira mu rupangu rwacu. Ndabaza byagenze bite, barabimbwira. Hanyuma n'abana nabwo bose nimubona ko ndiho jewe, nimubona ko ndi muzima, nta kibazo na kimwe mfite. Abana ariko bigenda mu mutwe bitagira, bisaba ko njya kubwira umubyeyi w'uwo mwana, ndabimubwira ngo ujye uvuga ibintu abana batumva. No kwishuri njya kuvugana n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo barebe abana banjye muri iyo minsi bataza kugira ikibazo. Nakoze.